hano turi kumwe n'itimu mu rwego rwo kwibuka abacu badusize hariya mu Gatumba. Twari dufite abakinnyi bakinaga ubundi kandi bari bafite imishinga myinshi cyane yo kwiteza imbere muri ekipe yabo. Rero nimwe mwasigaye ndibaza kuko mwazagerageza mugakora ibyo abatambutse bakoze. Itimu yatwegerane yari itimu izwi cyane, Buvira yari izwi, mu Gatumba yarakinye cyane. Rero ndibaza kuko mwebwe musigaye muzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo timu yatwegerane ntikibagirane muri ariya mazina yose mwumvishiye bavuze. Rero reka sabe Masengo umwe mu bakinnyi bakinye muri ekipe yatwegerane agira icyo yavuga ku rwibutso rwa ekipe twegerane kuri uyu munsi. Nkuko mpinga amaze kubivuga, njyewe nabaye kapiteni wa ekipe twegerane imyaka gutangira 2004 kugeza nako gutangira 2002 kugeza 2004. Nico gihe twahunze tugera ari mu Gatumba, twari dufite abakinnyi bazi gukina cyane, ndetse match ya nyuma twakinye yari match mwibuke twakinye Gatumba Centre dukina na ekipe twegerane twakiraje mu kambi ari kwa kabiri, nibwo twabuze umukinnyi wacu witwaga Ngwabi. Iyo match yabaye umukinnyi bora w'iyo match twakinye. Ico gihe aradutambuka harimo n'abandi bari bakunze timu yacu barayifana kandi bakadukontribua ku bintu byose twashakaga, ndetse mwagendaga mukongorana amafumu bagore bakaduza nani akabara dufite nakabara ku mukinnyi wacu twabuze ngo yari umudefenseur namba 4, ariko ntabwo twareka kumwibuka kuko icyo yadusigiye ikintu kigaragaza kuko yari akunze timu yacu. Natwe nubwo twagira tubanyika turatarwa turatsakana, ariko kuba twarawe hano mukagira onere ko mwibuke twegerane mwebwe abana batoya nkamwe nubwo harimo abantu bakuze kidamu ndavuze, ariko icyo nobabwira nuko twe turashaje nubwo mwe ngo bikomeza twe tuzasupporting ahazo sazo birori muzamukira ntukavuga ku Masengo ko yarabaye twegerane, nango muzamube twegerane kuko natwe twarayikoreye, nango muyikorere wenda mwogire icyo mugeza murakoze cyane. Sawa, reka nimba hari umukinnyi umwe muri mwebwe abakinnye uyu munsi ufite nimba hari icyo yavuga uyu munsi ibutso, nimba hari icyo ushobora kuvuga. Sawa, twebwe nka Generation Nshasha turashimira abatangije twegerane. Uyu ni umuhango tuzadukomeza dukora. Turashimira abadutangirije kuva kera twabonaga abakinnyi nka Masengo n'abandi nka hariya bari hehe, twarababonaga n'abantu twarega twubahaga, baduhagarara mu rwego rw'abanyamurenge, baduserukira, twifuzaga kuba nka Masengo. Nka Generation Nshasha dushaka ko iki kintu uyu muhango nicyo twifuriza abandi abaduhagarariye ko badusupportinga kugira ngo uyu muhango ukomeze, noneho uzabe ubutaha uzaba ari ikintu kiri bien organisé kugira ngo abantu bagira ko dushimiye abantu bose babyitabiye. Imana ibafashe mwese. Murakoze cyane abakinnyi mwese mwibuka abacu badusize, twongeye kubahumuriza ubundi kandi tubasaba kugira ngo muzakomere. Rero nagire ibintu byiza. Ndatangara iyo nibaza buri gihe abakoze aya mahano ya jenoside yo mu Gatumba bakanavyemanga bakavyikubita ku mitima, bagenda bidegemse imfubyi n'abapfakazi bagahora mu gahinda badafite uwo baragatura. Tuzahora tubibuka, tituzatuza, tituzaceceka kandi tituzabibagirwa kuzageza ubwo igihe ababikoze bazashirwa ku mugaragaro. Turibuka abapastori, turibuka abaririmbyi, turibuka abavyeyi, turibuka inzirakarengane, turibuka n'abandi bose bapfuye bazira uko baremwe. Aho mwavuye Imana izaturemera mose, si mu ndirimbo si no mu magambo gusa, tituzabibagirwa, tuzahora tubibuka. Birabaje ndavuga nk'uwari uhari. Hari kuwa gatanu saa 4 z'ijoro ku minsi 13
gatatu kwezi kwa munani 2004 turangije gufungura bamwe dutaramye abandi baryamye abazi babaje neza baje baririmba bavuga ndimi zitandukanye Kirundi Kinyarwanda Kibembe Ipurero Ningara bavuga ibyari ku mitima yabo Imana ishimwe ko ibagabije abanyamurenge bagota inkambi yarimo abanyamurenge bose birengagiza yarimo abafurero ababembe abarundi bari batahutse ntituzabyibagirwa twese ubwo bene wacu bishwe bazira uko basa ababyeyi abana abagabo abagore abaririmbyi n'abacuranzi bose bazira uko baremwe ubwo imitima yacu yari yuzuye agahinda